William mu ngamba zo kwagura umushinga we w'ikinamba. Hagati aho ingaruka zo gutinda gutangizwa ishuri zikomeje gukurikirana abana bo kwa Pascal. Nurunana. Koko ubwo nagushimishijwe ko ugiye kwiga muza. Nyine no kwiga ni byiza ariko cyambere no kunshitse mama. Mwebwe ni muzi mama wacu. Arakubwira ngo kora iki, hashira akanya ngo kora kiriya, watinda gatakabara gukubisa cyangwa akagutuka. Ndumva ameze nka nyogokuru. Nta muntu uzi gukoresha nka mama. Uzi ko umuntu akora guhera mu gitondo akageza n'umugoroba atararuhuka. Siko bimeze kaze. Iyo mbonye bikomeye ndamucika. Wori nkanjye iyo mbonye imirimo ibaye myinshi ndatoroka nkigendera. Ubwo rero murumva ko ishuri rimbereye ubuhungiro. Guhunga imirimo. Ugomba no kwiga rero muzara. Ibyo guhunga imirimo no bari byishyira imbere. Ubwo tubonye abana bashya rero ikipe igiye gushyuha. Kaze ndamuzi njya mubona ku kibuga z'amacenga. Mu macenga ndi uwa mbere. Nese muza kukiwe na musaza wawe mwambaye imyenda ibaruta. Uzi ko nari nabibonye nkicecekera we. Wagira ngo muzara yambaye ijipo ya mama we. Narase kariya papa yatuguriye. We guseka abandi bana ni bibi. None se urabona bidakabije nara. Gikabutura cya Kaze kimeze nk'icy'abasaza. Uvuze ngo iki ngo nduti. Ubwo ibyo uvuze wabisubiramo. Niduseka kuko papa yaguze bishaka kugira ngo tuzayambare kugeza turangije amashuri abanza. Kwambara umwenda imyaka 6 izaba yarabasaziyeho. Ariko rero twe mama yatubujije gusekana. Ahubwo dukwiye kubahimba amazina. Hazagira ingegera yibeshya imimbi izina. Nzayikura iseri ry'amenyo. Ibyo birabujijwe Kaze. Ibitutsi ntibyemewe. Ahubwo se ubwo ninde yisingegera. Iyo umuntu agukoshereje ntumutuka ntunamukura amenyo nk'uko bivuze. Ahubwo bimenyesha mwarimu akamuhana. Urumva Kaze? Uzukuma no kumusozi umuntu akamenya ko ari wowe kubera ibusaku n'imyotsi busho. Uratangiye sha William. Uratangiye ndakuzi. Urakabije rwose kwangiza ibidukikije nibyo bimoto byawe. Yego ye. Ariko ye. Niko se sha. Abako nari nyikuzaniye rwose ngo uyoze nkaba mbona ufite ikikamyo. Rwose ndabigirane. None se amaso ntaguha busho. Nawe urabibona ko nta mwanya mfite rwose. Ndabibona. Ubuse ko nta nayogereza mu muhanda ko byaba ari bibi ndabigenza ne William. Ariko se wakwihanganye kaho ndangiriza ko zikamyo ndi bwozi iyo moto yawe busho. Ariko se sha oya aho kugutegereza sinakwemera rwose nkajya ku kindi kinamba wenda niyo banca amafaranga menshi William. Yewe amenda rwose wabona hinza pe. Ariko se busho ubu muntu nkanjye w'inshuti yawe umukozi wawe ugukorera neza ugiye kuncisha amafaranga kweri. Oya se kugucisha amafaranga. Ariko ngutegereje bose byakwica gahunda yindi mfite rwose William. Byanenza pe. Mbabarira ayo mafaranga ntancike busho ndakwinginze basi. Ariko se ubu nice gahunda y'umuntu ushaka kumikira ka rwose ntekereze igihe urangiriza koze urwo rumodoka koko William. Nk'isaha imwe busho ugenda uhure n'uwo muntu urasanga rwose umwanya wo kugerezamo iyo moto yawe wabonetse. Wa mwana rero nubwo rwose wihangiye umurimo nta buryo nta n'ubushobozi pe. Ngewe ndabivuze. Oya wenda nta bushobozi bw'amafaranga mfite ariko mfite mu mutwe busho ubu ikibazo mfite mise nkibona kabisa. Kandi ndagishakira igisubizo vuba rwose. Ni ikihe se ufite? Ubundi se wanakimenya bwo ugiye kugikoraho iki? Yego na ahantu hato kandi ubu none hamise mfata icyemezo cyo kwagura ikinamba cyanjye rwose. None uzacyagura he ko n'ubundi hanga ari mu gishanga sha? Nzuko nzabigenza busho kuko ntarebye neza nabura abakiriya kabisa. Niko se sha? Ubwo waba ufite uburenganzira bwo kugira ngo rwose ugire icyo ukora mu gishanga? Uburenganzira bw'iki? Bwo gukoreramo imirimo nk'iyo ushaka gukorera mu gishanga. Babarira busho icyo ndeba no kwihangira umurimo nk'uko bahora babitwigisha ibindi wapi kabisa. Yego barabibigisha. Ariko iyo babigisha kwihangira imirimo ntibababwira kwihangira yangiza ibidukikije rwose nawe urabyumva. Vana ayo masomo yawe hano muze. Nese ubari nge wishakishiriza ubuzima nawe ugenda kuri moto itumura ibyotsi bihumanya ikirere ninde wangiza ibidukikije? Uvuze ngo kisha nta nisoni. Mvuze ko nta uzaza kumfata nyuze kuri wowe
ufite ikimoto kigenda gihumanya ikirere. Ahubwo se busho, ndakumva, nka enjeniyeri, my boss, my friend, si wamfasha kwagura iki kinamba cyanjye? Jewe? Wowe nyine. Jewe? Kandi nzaguhe mutagira ngo ni serivisi y'ubuntu ngusabye. Yewe mwana, ese ni wowe Muza? Njye tica. None se ko wasohotse mu ishuri? Niko kutari kumwe n'abandi bana mu itsinda kandi n'abasigiye imyitozo nkanabasaba kugufasha? Njye ntabwo nabishobora. Ni ibiki utashobora se ngo ngufashe Muza? Kuguma muri iriya shuri. Kuki? Banzanye mu ishuri ritari iryanjye. Kuki Muza? Niko bakuzanye mu ishuri ritari ryawe gute se kandi? None se turiya twana kuko abana biga mu mwaka wa mbere niko bangana Muza. niyo mpamvu no mu ishuri ritari iryanjye. Niba ari ikibazo cy'amasomo akomeye uhumura tuzagufasha rwose Muza. Icyo ugomba gukora ni ukudasiba gahunda nzamura bushobozi, sibyo? None se kwigana n'abana nduta. Muzara se ko ari uko wagize ikibazo cy'ubukererwe, icyo rwose ni ukukihanganira. Banjyanyemo tungana bo mu wa kane cyangwa mu wa gatanu se nkigana narinda. None se urashaka gusimbuka ugahita ujya mu mwaka wa gatanu rero? Yego niba tungana. Oya, harinde uvuga rero bafite aho bahereye, bafite n'aho bageze, sibyo? Nawe tugomba kugufasha kugira ngo uzagere aho bageze, urumva? Tico ntumva ikibazo mfite. Kwigana n'abana bato cyane nicyo kibazo mfite. Ikibazo cyawe nacyumvise Muza, ariko nta kindi nagikoraho uretse kugufasha uko nshoboye kumva neza amasomo wiga, nibyo bizagufasha kwimuka, hanyuma ukabashyikira nabo ukagera mu mwaka wa gatanu nkabo. None se ko hari abana batangiye kunsereza no kunyita nyogokuru. Ngwiki? Njyewe rero sinshaka ko bakomeza kunyita nyogokuru, si nyogokuru wabo. Niba ari ibyo ntitahira. Oya, ntabwo wareka kwiga. Urabizi? Ngwino tujye mu ishuri, ngwino tujyane rwose. Abo bana turabaganiriza, tubabwire ko ibyo bagukoreye atari byiza, urumva? Ariko ntabwo ugomba kureka kwiga. Hari utumvise itsinda barizwamo? Ngaho nimwihute mujye ku meza mugaruke mwihuse mukoro wo mwitozo. Ariko rero njye mfite ikibazo mwari. Ngwino mbaze ndagusubiza Nara. None se kutambwira ikibazo ufite Nara? None se buri ibyo mwankoreye ni ibiki tica? Ni ibiki se Nara? Njyewe kungira umuyobozi w'itsinda. Ntabwo bigushimishije se? Njyewe? Wowe Nara. None se buriya ndabishobora. Njyewe ndashobora gusobanurira abantu iyo nkuru nandutiye na Keza na Munezero. Nabiguhaye kuko nzi ko ubishoboye. Nifitiye ubwoba, bari bumbwire ko nanjye ntabishoboye. Njye rero nka mwarimu wawe ndabizi ko ubishoboye, kuko utigeze usiba gahunda nzamura bushobozi. Kandi uko wazaga wiga gushyizeho umwete, aho udasobanukiwe ukabaza, aho ugeze mu isomo ry'Ikinyarwanda nawe ubu wafasha abandi. Mfite ubwoba ko nari bubishobore. Ndahari ntugire ubwoba Nara. Ubu gusoma umwandiko mukawumva mugakora imyitozo nibyo ufitiye ikibazo. Kandi imyitozo nabahaye ubushize warujuje. Umbe hafi bitananira. Humura ndahari hafi Nara. Ngaho jya kurya udatinda ugasanga byashize. Ariko rero Kankwa, hari amakuru ngufitiye rwose kandi neza. Amakuru arebana n'iki busho? Uzi ko nakuboneye ikiraka. Yewe matata we urakoze cyane bushombe we. Cyujuje rwose. Rwose ndagukunda. Wamboneye akazi he? Yewe nakabonye da. Urumva? Bakampaye ariko ngiye nka engineer rwose numva sinakakora. Niba kumva bagakora rwose umbwire. Yewe nyumvira bushombe di kandi angire vuba ahubwo. Umuntu utanga icyo kiraka suramuzi? Ni William. Akana kumiro none. Ariko se ubusetse iki? Baba tata we William. Ubwo se usetse ko azara ka William. Ikose bushoboka. Kariya kana ngo ni William kakanyonzi. Urumva kamikira kakimeze gute? Ko ni wabo bihingira ntari nabona bahingisha. Uriya rero rwose nanga ko upfa kugaye. Ubuse tuvuge ko utazi ko William yashenze ikinamba. Ndabizi. None
urumva arashaka kwagura ahantu nyine abakiriya be bazajya baparika ibinyabiziga baje kogesha. ariko mana buriya se hari ahantu azahagura ati hazahagura icyo ashaka ni ugutunda itaka mbese agatsindagira igipande kimwe noneho imodoka zikajya ziparika aho ngaho igipande cy'igishanga nyine. utekibusho apupupupupu ako kazi ntako nshaka murashaka kurunda itaka mu gishanga. sinjye ubishaka ni William undi icyo muze gukora kumushakira umukozi wo kubikora urumva agiye ikosa ryanjye ari iriye. babimuhereye uburenganzira se? ibyo byo simbizi rwose. yewe sinaba narakize amakosa njye narangwa idatwakoze umunsi dutwika imbagara tukenda gutwika umusozi ngo nongere. ariko se Kankwa ubwo ibyo urumva bihuriye n'ikiraka nkurangiye koko? birahuye kuko byombi ni ukwangiza ibidukikije busho icyo gihe umuyobozi yatubwiye ibikorwa bibujijwe harimo no kumena ibitaka mu gishanga ugamije kwagura ubutaka bwawe. bimwe Mugisha yigeze gukora byo kubaka ikiraro mu gishanga kumenamo amacupa ya plastique n'ibindi. ese ariko ibyo uvuze njye ndumva ntaho bihuriye n'ibyo William ashaka byo kwagura mbisa akorera umushinga we. gusa urumva bihuye. nyamara ibyo mvuga ndabizi. none se buriya butaka ni ubwa William? oya si ubwe ariko n'uburi nta nyirabwo wundi waza kumagarara hejuru ngo mubuze gukora ibyo ashaka gukora. yewe nubwo nkeneye amafaranga bwose sinshobora gufasha William ayo makosa bushoboka. ariko bari nta makosa. nabonye nyira gutwika imbagara Alphonse atangiye kunjyana ku murenge nziza kumena ibitaka mu gishanga nako kwangiza ibidukikije. kutatashye se kandi Nara? nari ngutegereje ngo ngushimire tica. urakoze kunshimira ariko kugufasha muri gahunda nzamura bushobozi n'inshingano zanjye Nara. sinari nzi ko nshobora gufasha abandi bana mu Kinyarwanda bakabyumva kuriya. nta mpamvu yo kwisuzugura. ubu isomo ry'ikinyarwanda uraryumva neza ni ugukomerezaho kugira ngo utazasubira inyuma. ntabwo nzasubira inyuma kandi sinzasiba gahunda nzamura bushobozi binturutseho. ni ugukomeza kwita ku kinyarwanda ukanashyira imbaraga mu cyongereza n'imibare. humura nabyo bizaza. icyongereza ndagerageza ariko imibare yo menya ntazayishobora. ubu maze kukumenya Nara amasomo yose wiga yashyizemo imbaraga ntusibe gahunda nzamura bushobozi wayatsinda neza. nanjye ndashaka gukora ibishoboka byose amasomo yose y'ibanze batubwira nkayasobanuza nkayatsinda neza. yego rwose ikinyarwanda imibare n'icyongereza nushobora kubitsinda neza n'andi masomo asigaye uzayatsinda. yego kandi rero ntugomba gusubira mu masomo ari uko ugeze hano gusa no mu rugo no gukora imirimo baguha vuba vuba maze ugashaka n'akanya ko gusubira mu masomo yawe no gukora iyo mirimo yo mu rugo. ahubwo mfite icyifuzo kandi cyamfasha mu isomo ry'icyongereza tica. icyifuzo kimeze gite Nara? mbwira. cyo kunirira igitabo cy'icyongereza kugira ngo nimbona akanya njye nisomera inkuru nkore n'imyitozo. ibyo nabyo ibitabo by'icyongereza turabifite rwose. ni ukunirira. uzagende mwarimu Mugisha gutiza igitabo cy'icyongereza cyo mu mwaka wa 3 nta kibazo Nara. mwarimu Mugisha? ejo uzanyibutse nkwandikira agapapuro ko kugutirira icyo gitabo. ubwo mwarimu Mugisha ntumuzi koko? urumva ntamuzi nte Nara? ndamuzi neza rwose niwe ushinzwe biblioteke. ko wagira ngo ntiwibuka ko mwarimu Mugisha adapfa kurekura igitabo tica? humura ubona natinyuka kumuhinguka imbere mutira igitabo n'ukuntu ubushize yatubwiye. Budense narakora iki ngo amare uyu mwana impungenge? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyuze muri gahunda ya Aurora Wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyuze muri gahunda y'Ishema Program. mukayikurikira kuri Radio Disc kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.